Mwiriwe baha. Mwiriwe. Mukomere. Neza. Aba hano se bari? Kari twebwe. Nani nicaye hano ndi gufata akayaga nawe waba wiyicariye hano nta kibazo. Ntago ndi butinde cyane. None se hano ariko najyaga maca tuba turi muri kesi sociale nyinshi cyane ya koperative. Tuba turi mu kazi kenshi cyane. Harya niwe mudugudu wacu? Njyewe ninjye mudugudu chef expanding proteine. Ubwo mbivuze nyine mu cyongereza, mudugudu mu cyongereza bamwita proteine. Dusigaye twigarega ibintu byinshi cyane. Ni karibi wacu proteine mudugudu cyane cyane. Ubwo rero njyewe hari gahunda turi kugenda tubarura abantu bashyashya cyane bari kuza, tukabarura n'abana tukaba twabashyirira muri compassion n'abantu bakuru guhera kuva ku myaka 22 kugeza kuri 60 bakaba muri compassion, bakabagurira amakayi bakiga guhera ku myaka 60. Ni ukuvuga ngo nawe ushobora kuba wajya muri iyo compassion ukaba wajyamo ukiga, bakakugurira igikapu, ku ishuri ukazanamo igikoma, biscuit. Ni compassion, ni umushinga nyine waje nyine wo muri Kiramujyanye company nyine tu. Kiramujyanye company ni company nyine. Ndumva ari nshyashya ntabwo nyizi. Ni company ihagarariye ibintu byinshi cyane, ihagarariye nakizamana buramo guturana n'irimbi. Ihagarariye ibintu byinshi cyane nyine ntago nabigucishirizamo mu ncama kirumva Kiramujyanye company. Iyo wanze kwishyura cyangwa nk'ubu nkaba namara kukwandika mu ikayi ukaba wakanga kwishyura, baraza bagateza ibintu byawe byose nabwo bakakugwatira. Iyo company ya Kiramujyanye ko numva. Ndashaka nyine no kuba nagukira no mu byitwa ejo hawe. Ejo hawe ni amafaranga bigenda bite sibyo? Ejo hawe ni amafaranga ugenda utanga. Warwara nimba waratanze 100 ukaduha ibindi 100 urumva, tukakujyana mu bagombozi no miti ya Kinyarwanda, ukanywa umuravumba, umubirizi. Ariko uzi ko ari byo cyane rwose. Ariko ndumva iyo ntuza ejo ariko ni nziza. Ni kampani 3 ndi bukwandikiremo. 3 umbwiye 2 ya 3 se ni iya 3 yo noneho hari ibintu nyine biri cases comme ça jamais la vérité c'est moi, la blonde fake jobs, pinari nyine. Pinari ubwo pinari ni izina rya boss wacu, kuko boss wacu yarakaye ahita amera nka pinari. Ni izina rya boss wacu amwita pinari. Niyo najyamo nta sani bisaba amafaranga menshi. Ubu urabizi, ubu ntabwo bisaba amafaranga menshi cyane, n'amafaranga make cyane. Urumva izo zose ninzi kwandikiramo, ariko nyine urabanza unishyure nyine n'ay'umutekano, kuko hano nkeka yuko murimo nk'ibihumbi 10. Ariko ubwo uratanga nayo kugira urabona hari indwara zateye zitwa mugiga, kugira ngo utazarwara mugiga nyine tukaza tuguha ibinini byitwa iyo ndwara igeze iwacu naha mugiga nyine. Ni uburyo umuntu nyine ashobora kuba yarariye nabi, uburyo nyine yahita akura nyine akarwara mugiga. Ariko byose twebwe nyine mu mushinga muri company yacu muri Kiramujyanye company turabivura kabisa. Muri Kiramujyanye. Harya ngo ubwo ndimo 10,000. Urimo 10,000. Noneho rero kugushira muri uwo mushinga wundi Kiramujyanye company no muri ejo hawe wumvishe yuko byose nabigusobanuriye. Wabinsobanuriye. Wumvishe yuko iyo urwaye repeat again. Iyo urwaye ariko subu umushyitsi araza nimumuhe n'icyo kunywa koko. Hano mwakiriza amagambo gusa. Nagira ngo erega ejo heza, ejo hawe bambe. Iyo ejo yawe nyene ejo hawe.
ndumva ari ibintu bishyashya muri ntuza mu mudugudu iwacu niho mpamvu nabyibagiye kujya kukuzanira akantu ko kukwakiriza cyangwa ko kukuramiza nk'umushyitsi nyine ese umudugudu yagusura kuzanira amakuru meza nk'ayo ngayo ukagira ukabura ikintu umuramiza njyewe nitwa mbona bita buri kimwe cyose nyine gicaho nyireba okay. Nje batoye kandi njye mfite mande 6 kuri perefegitura urahazi perefegitura njye niho nkorera iyo ukase handi nyuma ukagenda ugaca hariya kuri perefegiture hirya gatoya niho nkorera kuko ndi mushya muri quartier ubwo nawe nzahagera nzagera ku biro byanyu nabwo mpamenye uzabaze umuntu bita nyine mbona bihita muri Zamburi okay njye rwose baranzi nye muri bibazo byinshi ubwo rero urumva hanyuma rero mudugudu usanzwe n'ubone ndi mushyashya urabona nimutse ihangane rero ngo hano namuhanutse gembika ariko byawe ni byaba abakecuru ba kera dore amafaranga ubu mfite dore naya ngaye ngiye 10,000 ariko wihangane mfite 7,000 dore ngaya rwose dore ngaya ariko mbabarira service unyandikemo ejo hawe hari icyo bita service ubwo ni manguhereze urumva njye urumva nguhereje ibintu byiza nakubwiye ngo kiramujyanye kampani ubu ngo hanga ntago wanshyira muri kiramujyanye kampani ni kampani nziza cyane ku buryo aka kanya ushobora kwisanga induru mu bishingwe hanyuma se none ibyo binini byo bifata n'abantu bakuru kugira ntazarwara mu giga nese ubu ngo hanga ntago wambara ukandurira kuko mutuku nzashaka nandi wenda ushaka kuza urumva ihene zanjye nibwo zikujya gushobora no kuza nazigurishije urumva nkaguhereza ibyo 100 harya ni 100 byo muri none so boss wanjye Pinar urumva namubwira ngo iki koko Pinar nawe simukorana 7 nagera hano ruguru ngasitara dore nta yandi mfite nta n'imifuka mfite hano gusa ntago mukorana na ntuza na Pinar koko munyigingere rwose ufata yangaya rwose nzaguha dore nayo nsanganye ubu turanaburara ahubwo uraburara urara hano hepfo mu mwuka mfite akarima ka dodo ugenda usoreme dodo oya dodo mfite ni zimwe bita ndamupirikanye n'imboga urya ukarara wafase icumbi muri wese ukarara ijoro ryose rikakubera ari bukarinda bugukeraho iyo miti urabona mbuza yo kuyigura njye no kugura n'imiti yo kubitekaye ariko rero njyewe buri hano ubwo ndi mudugudu nanga imiti myinshi ushobora no kugwa n'umuti urumva ukaza ubona amafaranga uzashake twa nobilisi tubiri tuzabikora harya ibiro byanyu ni ugukata iyo hirya ukata hirya gatoya kuri perefegiture iyo ugeze kuri perefegiture ukatamo hagati ukongera ukazamuka ruguru none iyo uciye kuri cya giti cy'umwembe ukamanuka gatoya handi muri Zamburi uragenda ukagera hepfo igeze hepfo gatoya ukagera ku musaza uhagaze urongera ukamanuka ukazamuka ugaca ku muntu wikoreye imbabura iyo uciye kuri uwo muntu wikoreye imbabura urongera ugakata umunsi ukazamuka ukongera ugasubira hahandi kuri wa mugabo nanone wanyuze wikoreye imbabura noneho uhita ukata ugahita uca handi hantu hari umuntu uri kunywa inkono y'itabi iyo umuciyeho uhita uzamuka ugakata ugahita ugera ahantu byagucangiye aho niho dukorera sha ese ko wambwiye ngo yitwa kuri perefegitura hahindutse kwa byagucangiye no nyine nawe rega mba navuze cyane nta kintu cyo kunywa mfite akira rwose fata aya ngaya wenda wanaguramo na nobilisi nk'izo mbwiye use ndazikurahe nobilisi rero nabyumvishe kuri televiziyo ntacyo ariko iyo ejo hawe umva barunshyizeremo buriya ntakizaho ngo uturana n'irimbi se kandi ibyo bijemo nyine twebwe muri kiramujyanye kampani aho ushaka kuba hose turakujyana haba mu bishingwe turakujyana mu bisambu turakujyana uzi buriya kutagira abaturanyi baragusakuriza ariko iyo uturanye n'irimbi wumva amahumbezi ukumva urusaku rw'abazimu ariko ni nabyo urusaku kandi oya mudugu ngaho rero ayo ngayo niyo mfite ari kumba barire ushyire muri emishinga kandi hari n'utundi tuntu mwe mufite n'amahirwe mugana n'abayobozi bawe hejuru urumva wagushyira no muri kompasiyo hose reka ngushyire muri kompasiyo uzatangira wowe rero uzatangira kwiga guhera ku wa kabiri kuko uzaza mu cyiciro cya kabiri
icyiciro cya mbere ubu kitangiye kwiga, ngize ngo ni hahandi uzaza batanga amata witwaje, umuntu akanywa, umva gusa uzaza kujya kwiga. witwaje igikoma, urumva iniforume yawe tuzayiguha utashye, utangire ujye wiga uhere mu wa mbere. Ubwo ise ni itegeko, ni itegeko muri Zamburi, ni umudugudu ushaka gutera imbere. Wige, ubwo nusoza uzaza usoza nyine kwiga azahabwa asumbirigi, agende yoroze n'abandi, abo yoroje nabo yoroze n'abandi. umudugudu wanyu naje mwimukemo no bari ibyo wese udashaka kwiga, itegeko kwiga se n'ubu n'aka kanya umaze kwiga, nutigira ku bantu n'isi zakwigisha. aha yewe mudugu ngaho gira reka njye gushaka amafaranga iyo mishinga uyinshyiremo rwose. unsigayemo ibihumbi 50. harya twabaze neza, nagize ngo ni 3, kwaha ibihumbi 7 bara neza, kwaha ibihumbi 7 ayirikubye se uwo umuti nzaguha. Njye nanga n'inzaratsi, kandi ikigabo cyane cyarananiye, nanga n'inzaratsi ku buryo ushobora no kuzitera umuntu nimba yakoreye ibihumbi 100 byose akabigura. uri mudugudu cyangwa uri umuganga? Njyewe urabona twigara muri Zamburi twarazwe n'abakurambere. Iyo ni ibiti twarazwe n'abakurambere. Iwanyu ntawe bihuriye n'akazi ka mudugudu? Njyewe nyine nkora ibintu byose, hari abatwikira amabuye hose ku buryo umuntu yagenda rwose akaba yakuzanira umuti. Ubu navuze umunwa wandenze nangiye no gusinzira. Akihangane nawe mudugudu, erega igihe muri iyi minsi ntari igihe usanga nubwo tuba mu mazu ameze gutyo ugasanga nicaye kuri aka gacaca, ureba inzobe ibintu byarakaze. None se byarakaze, n'utwo dufaranga ushatse watunsubiza mudugudu. Iyi nzu kubera iki utajya gutura mu Nsumbagutira? Nsumbagutira niyo nzu nyine ujya guturamo. Abo bana menshi ngo wagize nkumva ukiri no kuvuga n'andi menshi wakwigendeye ubundi mudugudu. None se urambwira ko watura muri iyi nzu ihagaze nka miliyoni 100, urumva ukabana n'amafaranga 10,000 ufite mu se singerageje koko singuhaye narenze 1/2 cy'ibyo 10,000, ayo ngayo ni menshi mudugudu. kandi unyemere n'uwo muti ushatse wawuma mukankopa areba namara kugerageza nkazishyura nyuma. Nuzaza wumva ubabaye urakaye ngo uriyo muravumba ujye ugenda uwurya. Nuzaza wumva unekereje ugenda urya uramurava. Ese mudugudu nakasamo ndagiye. Ngaho mudugudu ubwo namaze kukubarura, urumva bosi wanjye Pinari ndagenda muhereza ibyo byose. Ubwo ejo cyane mugoroba. Ese nta nimero za Pinari ufite ngo uzi? Nimero reka nziguye nta kibazo. Zeru 18 324 25 7 c'est quoi qu'est-ce que c'est jamais la vérité? Ubuse nizo yamaye koko? Afite nimero nyinshi subuzo ni nimero. Andika 0 0 0 2 2 2 iyo ni pibirifone niyo akoresha. Ntago zimeze nk'izi nimero zacu, akoresha na rogue. Ntacyo nzamuhamagara ejo, mubwire ko umudugudu yangezeho akambwira message turaza kuyiguha. Nta kibazo. Nta kibazo. Si nimero ya 0723 no nudukenera cyane hano uzadusanga. Nakubwiye hano hose ukatanugera hano byagucangiye. Nahamenye ntago aho hagoye, nahamenye nzanabaza ninagira nabaza n'uwo musaza ikorera imbabura kuri prefecture rwose muri Zamburi. Ikindi gihe umuntu azagusura ujye umenya mwakiriza ibintu byo kurya nk'iki so. Njye nirira isombe ivanze n'umuceri na dodo na hamwe n'ibijumba n'imyumbati n'amateke n'amabwayisi n'ibikoro n'ibitete, ibyo byose birya bivanze. Mwanywa igikoma kirimo urwagwa n'ubushera n'ikigage na karisuka byose ndabinywa nkumva mbiwe neza. Njyewe ubundi nkunda kunywera mu muvure.
yewe ni uko kubajishiriza kuko ntawe twari dufite nta kibazo ubwo ninzanza hano mugateka njye mujye munshyira mu idomoro njye niho ninywere nta kibazo Rudomo ruramuzi oya Rudomo ruramuzi Rudomo ndamwumva ahari Rudomo buriya muri iyi minsi hari gahunda turi gutwerera ushaka kuzakoresha ubukwe akazabukorana na Nyirahirwa mwene Nyirakamana se wa Noryi wo kwa Rutogi umwe urutoki rwaturukiye ku mbabura ngo yari yicaye ngo arimo ngo arotsa ngo turaganira ko nakurasakuza ngo urutoryi ryo mu ipantaro ruba ruraturitse ngo bari baraho barahurura ngo basanga arasamye ngo baravuga ati se wasamiye gute ngo umwe ngo abazanye ngo abayicometse mu kanwa ngo barayiriye undi ngo ararira aba contre 6 ni babi cyane ndabakoresha akaboko mu kanwa yivanyemo kuteruramo ibifu aba baye Noryi bafite urutoryi rumwe rwonyine nuko mudugu nuko ndemba mfite story nyinshi cyane rwose ubu mudugudu wose abantu bose batuyemo n'abatawutuyemo bose mba mbazi erega ni nabyo nshinzwe nibyo nshinzwe ngaho tuzasubira mu reka uriya muntu uko yibyira umuntu yiba imodoka yose akayikorera ku mutwe mukurikirane kamukurikire nuko shahagarara